Gusa ibyo ni ibiki? Eh? Ibyo ni ibiki? Imyenda y'imbere. Ngwino mu cyumba cyanjye nkubwire. Ahe, ngwino cyangwa ubyihorere. Warayemo hano? Sabrina arimo? Ni ukuvuga ngo mwararanye? Sabrina, ukunda gusoma? Kubeshya? Ese jo dusanze umwana. Ase ufite iki kibazo? Impamvu wanjye. Harya aranyibutsa. Ugifite imyaka 13 14 umukozi we yaje kugukoza. No, Sabrina nta kibazo nta kintu bitwaye. Shifra, ni ibiki wari urimo n'uriya mukobwa? Ntacyo twari turi kumenyana biraho. Hoya, ntabyo nshaka. Ntabyo Se ko nshaka nabonye ari umwana mwiza. Hoya, uriya mukobwa ndamuzi, ntabyo nshaka. Uriya mukobwa ni umwana mubi, nshaka kuzongera kubabonana. Sirose nagiye kankaganira n'andi Da- bana. Ninaganira. Okay, ujye uganira n'abandi ariko ntugire kure uriya mukobwa uzi imico agira muri kino kigo. Ntabwo ujya wumva ukuntu ahora muri direction bitewe n'amakosa ye. Mbabarira, uriya muntu ntabwo nshaka kumubwira kumenyana. Sibyo? Niyo nzongere kubabonana. Nta kibazo. Okay, nawe reka tujye muri class. Simani, kutsigiye mbona rukare zahindutse barazinduye se? Ntabwo uzi ko dusigaye tubaka iriya black mama. Ntabwo turatangira Zata Simani sinamenye turatangira examen this week. Oh yes, none se bora meze bite? Ndaza kuzigwa nyine tu. Cyangwa nzigwa aka kanya. Oya. Nari bitoza kuvugana ibice Niba ntabwo arize anytime mba nzifite urumva business yanjye ntabwo yahagarara. nze ko nta muntu kumenya ngo ufite mani. Nta bintu byo gutura ugomba kuzanamo muri wowe. Subiza. Ntayo mani. Ubundi woze kuza sibyo tujyane sibyo ubundi tumwereka muzika. Fresh ariko. Bite shaka amatwi. Ndameze neza master. Ariko rero ari amata mugurira. Ugiye mu mwibanga ntabwo arimo ko abana bose amenya ko mugurira amata amandazi urumva. Oya ntabwo bapfa. Haje mwe uzabyimenya ko mugurira. Ni mwibanga rikomeye cyane master. Niko se shaka. Umwana nashyizeho guma guhagararira abandi. Kandi ugomba no kumenyera ibintu biba hano mu bandi bana cyangwa se mu kigo muri mu ibanga rikomeye. Wowe urayibona uteye amakuru ufite n'ayahe wimbwira. Babonye kira cyane moteri basigaye barashyizeho mama. Rero wakintu rundi yaje kumbyusa ari muri dotwari. Ako umunsi wongeye kugaruka mbyusa kuri ndahita mwakanyina wallahi. Ese murambwa kuva umunsi. Buru nigaga baranyishyizemo mana bari baranyishyizemo ibiki n'ibiki kubera ko nahuzaga na animateri mana duhuza byatanje kunyigira hano nkabona animateri ese urumva nanahava mana ejo bundi utaraza amusana yigeze kurwana bro yigeze kurwana bapfa kuba yaraje akamumenaho amazi usaye kwiyobera amubwiye impamvu atambaye full uniform kuva uwo munsi sigaye mugendera kure ariko rundi yaje kumbyutsa bro nishize amatama nyinshi nese mwadagaswe ninatamufata none wari muzima zamenya ko papa yabyaye mu none arishwanira na uniform reka shyira ibintu hasi ho nabyuze to
aha boro ni ahantu hambere mbonye bambara n'amashati gaswe. hano zo wavuye mwambara gute none Twambaraga n'ama t-shirt man, tukazigaje ama t-shirt tumeze fresh man, ikigo cyari fresh. icyo kigo ni ikigo unakinda buri wakintu Ushaka kurokrasa? asha ramuye Mateo ko namubonye nabonye ari seriye agiye bizanca ukana ise nigendera tu nawe ubundi examen zatangiye kabisa fresh wallahi wari ubizi se wowe umaze iminsi waratashye ntabwo uzi ibintu ahubwo ndabonye mani n'amaruka bari barahinduye byivangavanze n'ibike turi tujya heza kwera block man inyuma iriya ubundi Numva ari turatangira inzozi. examen district ubizi nawe ubundi tuza kuza mbiguhereze cyangwa se ubitwara aka kanya oya nayitoza kuvugana n'ibyo fresh Ubizi. nazanye n'ibiceri tundaje mbaye njye kuvugisha abajama banjye baza bakubwiye ko tubikora nacyo ariko nizeye ko nyine we ari oje ni sawa subizi si ni neza kabisa Nta by'ubucuruzi birimo. nta kibazo kiba gihari babizi anytime mba nzifite examen ryari yose ziba zihari kabisa urabizi igiciro ni cya kindi ikindi kandi nanone ugenda ubwira abajama bawe aratutumvikanye neza Yarenze gute ntabwo banyishyuye kandi njyewe ntabwo nkunda izo njagara kabisa mubanjye Eh? mubanjye nyine subizi se Master, hano ndabona amakuru ahari cyane cyane nayo uyu muyobozi wacu ngo ni animateri. Animateri ureba ubu ngubu ntabwo yoroshye. Abana mariyirukana mu ibanga rikomeye cyane. Kandi atekereza ko ayo makuru ushobora kuba utayafite. Ejo bundi nagize gutya ntambitse nsanga amara sinzi uburyo yari azi yuko nta munyeshuri uri kumwumva mwegereye numva yuko ari kwitonganya yuko hari n'uwabibwiye kuri telefone ko rimwe na rimwe hari igihe wazikanga nawe aguteye kudeta akagukuraho. ntawamenya Guhindura mu rugo byaba ari insazi. Byaba ari danje, byaba bigoranye fo. never know ariko ndagasa ramuye Mateo azongera kunkoraho Si twamufatiriye imyanzuro. simwiyera ariko amusaninza ariko n'umusaninzi wari wipoweye wana ufite ikintu bita ingumi hariya n'ubusore bwe niba atazajya mu ngumi agenza agenda nimwigira none nanjye kuri kubona nayo ndi umusore Urabyuka utinze ngo ni ikibazo, wabyuka kare ngo ugiye kunywa amatabi ngo mu maklasi mama muswera ngo ntibababona ni tuba twikaye naho bagira uturamuswera. ave powe chance byoroshye ubuzima bana ariko mani nari biryo mu busanzwe kandi ko nshaka kuvugana nawe. look at this girl man wowe uteturutse Ese wo kwisura n'iki se bamubwire ibi bintu biri Anje mfitanye gahunda nawe. kigo ukamubwirwa warigize nawe bamubwire rero ntabwo mushaka kuri muri munani ndakwiyama uri kwiyamana wowe hari undi se ndikubwira nje kubwira cyane wese ngo ndikubwira ndikukubwira wowe umva nkubwire inshuti yanjye umva winkoraho sinzi n'ibyo sinzi n'ibyo wafashe sibyo uza mu kiganiro cy'abantu babiri uza witerera mu burundu okay ngaho vuga numara kuvuga nange mubwire nshaka kubwira ndamubwiye sinkunda zaga cyo cyane kuza utamaye gahunda yo kuza kumvugana nawe urumva masoni okay urasoje kuvuga nanjye nshaka kukubwira ati Ayo makuru ni ukuyitwararikaho nawe mukajya cyangwa nawe ukayakurikirana ukareba kuko nureba nabi rwose ubuyobozi urabusezera mu cyaro. Kado ngaho ugenda sibyo uri mutumaho nimushaka ndagutuma ariko master nawe uzajya unzirikana nyine neza gutya. ngenda Sasa ahubwo mwirirwe akazi keza. yego shagenda mvira kuri murumuna wanjye nta kintu cyaho gusa tuzongera ko unamwegereye gatoya tuzabika kutanza nabikubwira hari ikindi ushaka nkubwira byarangiye umva se na page ngende nawe Umeze precious? Byitabura nyine ibintu biba byunguka ntukajye Ariko singa buriya iyo wifata muri class ukavuga ngo ibintu by'inkundo ngo tubikwame kandi warasaze warapfuye niwe wa mbere. Igira se yendeze shumi. Wagiye ureka kuko nkuzi. Yewe nsana. Kara akabibi ngo norunera kagusashije wenda gupfa. Giva ku orunera mana. Ese niyo navuze wa bibi ntago wajya mana ku bandi ukajya kubwira orunera mana kare. Orunera bora umva mwishuri ntago ukiga umure. Kandi je narakubwiye babibi narakatiye reka reka. Warakatiye kandi warasaze crash enda kukwica. we bingora bite se wana Fresh capon.
se ko nta kintu ubutangaza wowe sha sese uruze ko ikigo cyanyere ako se bite bya wa mwana ariko nta mwana wanjye tumeranye gutya badi ko za imbwa na musinga wakira sarana nawe imbwa nka musinga kuntu yabaye itambana mu kigo ntiwabibonye sigaye mbona aba umwana mwamuri na kibuno dore ko nabi nabayibe mwana se azatangira izo zanyarwanda urabizi rero ni muri class noneho nta mwana murebaga nta kibona gase ko nari kukireba tameze nka akurura rwana rwa musinga nabo nzaryaho akabaye ku musinga umwambaro gise wamubereye cara wambaye uramukwira mbona nakakapu kabana rakambaye nabi zakubera gasere babona nawe nacyo ngiye uri mwana wanje nimugoroba ndaza kwereka sho turi nigiremo nimugoroba turi kumwe nyine twatse niruhushya tugiye kwigendera tugiye koga twabuze n'udukomplete tugiye kwigira ku gapisine tugira basura mva niba uva nta kintu ndonze mbona nabyawe murabuye se nta murabuye hiteguye tugiye guhita twigendera cyaza ukoza gukana nicyo kintu cya mbere ntabwo gihe ikintu cya mbere nibukumvisha urumva kintu ndibukwereke uraburi kurya ipoto nk'ariya Ngiye nago crash asemani oya mani kankurabure mani utabura nari kuri sibyo mani nige kwigiyiza nakarenze niba waramukunze muramukunda asero icyambere kumubwira une nasi mubi kumukunda urukumva kuryo namwihakana nago bane giye nese ubwo niki gituma mani umwihakana aho niki ni mwiza nani cyatuma mwihakana nyine ase kiri kunshije bebe nakunda je nararahiye sinzigera nkunda ndetse ngambira ukunda je naho bebe nkunda mani kasi nanakunda ro kwishuri ibyo byo bimenye ukunda hanze none akareka no hanze giye bakobwa narakatiye waramusariye je wemera mani ntambukana umwana wanje umeze gutyo vuga ati binkoro musamaroje nagiye wito sigara girute tayari genda wa zari mugoro wito ncanga makana nanjye nitutajyana nta muntu ujya umpeze nanjye nitutajyana ndabacanga makana ate wa wundi ariko cyabye ni wa wundi apo karakana ni neza kabiri ese mekitize nawe ari muri batatu mu kigo batatu umva sabu yarambwiye ati ahubwo yambwiye ngo tujye guhura reka njye kumureba tubanze tubideringe fresh uje gyari se mwa ni mugoroba nyine urumva si umunsi ndi kuboneka sigakomeye icyangwe fresh ntabwo dufeze mari Amuska nacyo shoboye agaspera bari kugupera ejo ndeka turebe byo ku mazi yavuze ka gafoto nayo zangakeneye kukareba wowe zo kuza kukwicana amakuru wakintu uteye byavuze mbari tugomba no kumukurikirana aho njye mwizera ngiye buri wemera unera ni guke aramusariye yo unera cyane mbaka mureke banije kwiyambarira inyana rye siporo none wandika unera cyaze mutanongera kunsereza nazo nsereza kuri unera ntamuguserereza se basi tuvugama watuma bagiye vuga ndetse ngaba sinibonye je nta mukobwa mfite nteretse sivyo kandi nanamutereta nago je nagura kutaba prodier man sivyo sara ari imane tonje ubwo nyine uransanga hari sawa Weka rukanga twabuna kwe fungura umuryango wa mbese fungura subira ifungure ushaka kuncyana igihe cyanjye kitageze genda fungura umuryango genda ndakucapa capo fungura umuryango uzumbwere ibyo mbwira umbo wewe Gwinan. Sana. Ayo niyo makuru sana nageraje. Utunga telefone mu kigo.